Kristo akuzwe. Icyumweru cyiza dukomeje kuryoherwa n'ibyishimo bya Pasika. Kuri iki cyumweru rero cya kabiri cya Pasika dufite ibintu by'impurirane duhimbaza. Ubwa mbere turahimbaza nyine turasoza ya minsi 8 ikurikira Pasika, duhimbazamo nyine ku buryo bukurikiranye Pasika, kandi tugakomeza kuryoherwa n'uwo mutsindo wa Yezu Kristo. Uyu munsi kandi ni icyumweru cy'impuhwe z'Imana nk'uko cyashyizweho na Papa Mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri, kandi turabizi twese, turanabyemera ku buryo bufatika. Impuhwe z'Imana zitadufashije nta hantu twagira mu rugendo rwacu rwo kwemera. Ntabwo tuba tubimerita, ariko Imana irakomeza ikatubuganizamo impuhwe zayo kugira ngo urugendo rwacu ruyigana ruturyohere kandi rugerageze koroha. Igihe twakira rero umutima w'Imana nyampuhwe, natwe tuba abanyampuhwe, kugira ngo nyine amuhebera amatagatifu duhimbaza ntahere gusa mu kirere, ahubwo agere mu mutima wa buri wese muri twe, kandi koko ahinduke imbaraga zacu zidufasha. Iki cyumweru rero ivanjiri iratubwira Tomasi n'ukwemera guke kwe. Nintabona urubavu rwe, simbone ibiganza bye aho bamuteye imisimari, aho bamuteye icumu, ntabwo nshobora kwemera. Ariko Yezu wazutse yaramwiyeretse, hanyuma agenda akora ku rubavu, akora mu ntoki, areba ibyo bimenyetso by'urukundo rwe. Murabona Yezu ibyo bikomereye ngo byarakize mu izuka rye, ariko ntabwo yigeze bihanagura burundu, ahubwo byahindutse ibimenyetso by'urukundo adukunda, twese dushobora kureba kandi bikatugirira akamaro. Ikintu rero cyiza ni uko igihe Tomasi atari kumwe na bagenzi be, abavandimwe be bo mu muryango Yezu Kristo yari yashingiye, ntabwo yashoboraga kumubona. Igihe cyose twitandukanyije n'umuryango, biragoye ko tubona Yezu Kristo adusura. Yezu Kristo wadusuye, wazutse, aradusura, ariko akadusanga cyane cyane mu muryango we, kuko yarabivuze, aho 2 cyangwa 3 bateraniye mu izina ryanjye, jyewe mba ndi hagati yabo, mba ndi muri bo rwagati. Twitabire rero ibikorwa by'umuryango w'Imana ariwo Kiliziya, ni naho tuzahura na Yezu Kristo, kuko ibintu Yezu Kristo ntagakunda abanyamwigendaho, ntihagire n'ubanyamwigendaho, kuko twese duhuriye mu muryango w'Imana bidushimishe, kandi koko tuzahuriramo na Yezu Kristo. Ni naho rero cyatumye Tomasi abasha kongera ukwemera kwe, akabona Yezu Kristo kuko yagarutse mu bandi. Yezu Kristo arabasura, amwereka nyine ibiganza bye, amwereka urubavu rwe, akoraho, hanyuma arishima, ahita avuga, Nyagasani Imana yanjye. Ukwemera kwe ahita agutangaza. Ariko hano na Yezu hari ibintu atubwira byiza kandi bidushimisha. Yego wabonye, wemeye, ariko hahirwa abemera batabonye. Nibo twebwe tubonera mu bimenyetso Yezu Kristo aduha, ariko ibyo bimenyetso bikanadufasha kugira ngo urugendo rwacu rukomeze, hanyuma tuzagera aho tuzamubona nyine ku maso, hanyuma natwe umutima wacu wongere usabe ibyishimo. Icyo rero ndangirijeho ni impano ya Roho Mutagatifu Yezu wazutse yahaye aba bantu. Nimwakire Roho Mutagatifu, hanyuma abaha n'ububasha bwo gukiza abantu ibyaha. Izo mpano turazifite, twongere tuzivugururemo. Yezu wazutse azivugurure muri twebwe, hanyuma koko twubaka umuryango w'Imana dushimitse kandi twishimye. Nk'uko bisanzwe rero, mugende murebe ivanjiri uyu munsi nuko yanditswe na Yohani, ku mutwe wa 20 kuva ku murongo wa 19 kugeza ku wa 31. Dukomeze turyoherwe n'umutsindo wa Yezu Kristo. Aleluya ikomeze iririmbwe muri za kiliziya zacu, ariko koko aleluya ya Pasika ikomeze izamuke mu mutima wacu kandi igirire bose akamaro.
ushobora byose rero nabahumurisha kandi abarinde. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Icyumweru cyiza bavandimwe.